ngira ngo abantu badukurikirana mumaze kumenyana natwe. Uyu munsi hari inkuru imigenda ivugwa hirya no hino, ndetse abantu benshi bashobora kuba barikanzemwo kubera yuko ni hake uzumva umuyobozi w'ishuri yiherana mwarimu akamupyatura ngo pya 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 n'imigeri myinshi cyane mu karere ka Nyabihu. Ndaza kwatinda kuko murabizi neza, ndaza kubagarukaho mu kanya namwe. Kubera iki umwarimu ashobora kuba yaragaragagwaho nikosa, diregiteri agafata umwanzuro wo kumukubita, ndetse bikajya n'ubwo umukozi yitabaza inzego zitandukanye, harimo na polisi, harimo na RIB, kugira arenganurwe. Ni lete twaje kubona, ariko tumanza kugira ngo tuyisesengwe neza, tumenye ukuri aho kuri. Uyu munsi nagira ngo uno muntu wakubiswe tumuzamure ku microphone, ubundi atubwire mu by'ukuri byagenze gute, kugira yibone yahuye na mugenzi wiwe, umuyobozi wiwe umuyobora, bakarwana. Mwarimu na diregiteri ubundi bahuriye ku iki, ku buryo ushobora gusanga barwanye ku rwego rwo kwitana, ndetse umwe akatabaza RIB ngwize mu kibazo cyabo. Leta ntago yemera umukozi wari wese uri mu kazi ko yarwana mugenzi wiwe, kuko hari amategeko atomoye neza, asobanuye neza ikijyanye n'umukozi wari wese wakoze ikosa igihe ari mu kazi, noneho n'uburyo ahanwamo. Ibaze kugira ngo uno muntu ahite yandikira RIB avuga ngo impamvu ni ugutanga ikirego, none uze gusanga uwarega ni umuyobozi wamukubise. Ntago ndatinda cyane kuko murabizi ko ahangaha ni kuri GS Gatagara mira aho ngaho murakomeye. Mu karere ka Nyabihu mumeze neza? Reka niyo suriza abantu bari Jomba, mu karere hari akanyabihu nyine ahandi hari imbeho, navuga ngo ako ntabwo akimbeho nkakira we. Mbere habaga ikintu cy'imbeho yindi twitaga inyababa igira mu nzara. Uyu munsi uno mukozi witwa niyo nteze Cornel, ubwo yakwitwaga yatanze abagabo abari bahari bagera kuri 5, ndetse avugira RIB yuko kuba yakwiswe n'umuyobozi we bishobora kuba byamugizeho ingaruka ku rwego rw'akazi ndetse no ku rwego rw'umubiri. Aka kanya turibaza RIB noneho igiye gukurikirana uno mudiregiteri cyangwa se REB na NESA, bagiye kumanuka bajye mu kibazo neza, barebe icyatumye uno mwarimu kwitwa arigana n'inka zigikwitwa. Kera ubundi numvaga yuko nta muyobozi wagombye kuba yakwita uwo mugenzi we, bose barize baragiye mu ishuri bakiga bagasoma, none bagahura mu kazi bataziranye, ubundi bagomba kurwana bapfuye iki, cyangwa se ubundi barabanga bagwa bapfa umukobwa cyangwa se umugore. Ariko aka kanya tugiye kumenya mu by'ukuri by'umwariko ni ikihe kintu bapfuye. Munyemerere muzamure kuko ndagira ngo tuze kumenya ukuri kw'ibi bintu, none tubabwire nyuma ibyo mutari muzi muri no nkuru yagiye trending ahantu hatandukanye, aho bahavugaga yuko mu karere ka Nyabihu abarimu basigaye bakwitwa n'abayobozi babo, ndetse n'abayobozi babayobora bo hejuru bakabirebera ntibagire ikintu babikoraho. Aka kanya reka nifashishe uno muntu wakubiswe mu by'ukuri, atubwire yabyakiriye ute. Ese bisanzwe biba hariya mu kazi kabo aho bakora kuri GS Gatagara, barakwitwa bagahutwa n'umuyobozi wabo? Turaza kumenya byinshi ku kijyanye n'ino nkuru, muze kunyemera tubane kujya ku musozi. Reka tumuzamure. Mwiriwe neza? Amakuru yanyu? Sawa. Turabahamagaye ariko hari inkuru twa turimo dutunganya, twumva twabifashisha kubera yuko hari amakuru menshi ubifiteho. Ngira ngo muzanzwe muzi platform yanyu, iyi ni yanyu, tuvuga ngo ni yanyu ko n'ubundi ni handi tubara tugatanga ibitekerezo mu buryo gushaka kijyanye na part of education tugenda tuvuga buri munsi nk'uko policy ya education mu Rwanda bivuga. Ku itariki 7 z'ukwa gatanu 2026 kuri GS Gatagara, ubwo ni ikigo cya Gatagara niba ntibeshe, akaba ari n'ubundi ari mu kagari ka Gatagara mu murenge wa Karago. Abantu bahazi umuntu ntekeza kabaciye ku Mukamira akazamuka gana Ngororero, niho hajwe kugaragara ikibazo cy'umwarimu wakwiswe n'umuyobozi we, ndetse haza kubaho ikibazo kubera yuko hari baro twabonye yahise igera muri RIB irega umuyobozi w'ishuri, ndetse haza no kugaragara amatanga buhamya b'ibyabaye bagera kuri 5. Twaje gukurana amakuru tuza gusanga wakubiswe ari wowe. Twajya mu by'ukuri uduhamize ibintu byavuzwe n'ukuri cyangwa se ntabwo ari ukuri? N'ukuri. Ikibazo ubundi giteye gute kugira aho kubitwa ko tuzi ko nta mukozi wa leta wagombye kuba kwitwa na muyobozi wiwe? Ikibazo kwano cyatangiye. Yego. Twagiye ku kazi ari mu gitondo, ariko icyo gihe imvura yabyisirwa. Yego. Noneho ibyisirwa umuntu uko ari mu misozi ntabwo umuntu yari kubona ukuntu agenda mu mvura kandi ari mu musozi, haba hari ibyondo, haba hari inkangu zishobora no kugucikana. Yego. Ubwo rero byasabye yuko umuntu akenyeza nyine, byarangiye umuntu akererewe. Ibyo ni ibisanzwe bitewe n'igihe wenda n'ahantu none umuntu akora.
ubwo rero umuntu no gukererwa ariko ntabwo wavuga ngo umuntu yakererewe cyo kwita akazi kuko n'ubundi muzi ko akazi ko kwigisha tugatangira saa 2. Yego. Mu gihe njye nahageze saa 2 na saa 1:55. Yego. Ubwo rero ku ishuri ryacu basetinze yuko umuntu agomba gusinya saa 1:45 waba utarahagira gusinya, ubwo uba waterewe bakabifata nko gusiba. Yego. Ubwo rero ni muri iyo esanse nyine banze ko nsinya. Yego. Ubwo banze ko nsinya nyine nk'ibisanzwe kuko basanzwe batwangira ko dusinya ugahita ujya mu kazi. Nahise njya mu kazi ndigisha ibisanzwe amasaha yanjye nari mfite, ndangije kwigisha mu gihe nari ndi kwigisha diregiteri yaje nka saa 3. Aza mu kigo yakererewe? Yaje saa 3. Yego. Ubwo aza saa 3 yabwiye uwitangarirwa n'Imana Nasaze ari ushinzwe kwigira aho ngaho hari icyuma, ariwe nyine yagize dosi kuko zitadufite. Ikigo cyanyu ntabwo gifite dosi? Kubwo nta nubwo gifite umuyobozi wungirije ushinzwe discipline dode? Arahari. Kuki atari wabikurikiranye nk'umuyobozi wungirije? Uwo nzahorerwa n'Imana Nasaze nyine ni muri ba bantu umuyobozi aba yarafashe akamugira ikigirwamana akamurutisha abandi bose. Afite umuyobozi umwungirije dodi ariko ntabwo mu inshingano ahabwa inshingano undi muntu navuga yuko atari mu burezi. Wowe ni umwarimu usanzwe ariko nyine ari hayi nyine cyane. Ari hayi cyane. Anariwe bafatanyije mu kunkubita. Turashaka ugende gake utubwire kugira ukubiswe, kubera yuko ibi ntago bikubaho kubona umuntu wize ufite diplome ayobwa n'undi muntu wize yibonwa yakwiswe imbere y'abana cyangwa se y'ababyeyi cyangwa se no bikiko cyanjye ufite umwihariko wo kwita. Byaje kugenda gute akimara kuhagera diregiteri akayagura n'uwo yise dosi utari dosi, byaje kugenda gute? Yaje kubwira uwo dosi ati genda umbirira abantu bose bakasinye hano mu cyuma banshange muri office. Yego. Ubwo twagiye tugiye kwitaba diregiteri nyine kuko nyine babaza yuko abantu batasinye ko basererewe. Yego. Ubwo twaragiye tugezeyo nk'ibisanzwe aratutuka nyine aradutokinga by'akazi ati byinshi aradutokinga. Mwari bangahe abatumizaho? Wahuriyeho n'abangahe? Twarabarimo 6 n'ubundi ahorerwa n'Imana Nasaze arimo ubwo na diregiteri wa 7. Yego. Muri kumwe muri 7. Twarimo 7 aho ngaho muri iyo office. Yego. Noneho diregiteri arimo kudutokinga gutyo, hari mugenzi wanjye bavuze ati ese ko twagerewe kubera imvura ntabwo mwatubabarira? Mwasabye imbabazi? Diregiteri ahita amubwira ngo nta burenganzira mufite bwo gukererwa ngo nuko imvura yaguye. Harya diregiteri we hageze sangahe? Saa 3. Ubwo yazindutse kuri we? We nyine ngo akaza agakorera mu rugo no mu nzira we akaza bari kugabura nyine ngo afite imashini agenda. Ni ko buriya Rebu yamubwiye ashaka gukorera mu kazi ahari hose atari ku kazi. Twikomereze. Noneho ubwo twicaye aho ngaho muri ofisi ya diregiteri ahita akazamura imashini aratwereka aratubwira ngo nabahaye 0 muri sisiteme no mu cyuma nimugoroba kuri gusinya. Ese uyu munsi mufite 0 ni nkaho mwashyize niyo mushaka mwakwitabira. Yego. Abarimu rero b'umwuga ntabwo tari kudadusiza abanyeshuri. Yego. Turabafite n'ubundi ntabwo twadahadusiza abanyeshuri. Noneho aravuga ati ikirenze umugende muzanire ibyanabwo byanyu bisinyemo ibi bintu byo mwasibuye. Mu yandi magambo avuze ko agomba kubasura ariko atigeze mu ishuri mukamushira class diaries, lesson plans zanyu mwese kujya arebe niba mwateguye. Tukabimushyira ariko twasibye. Ariko mwasibye nyine ko yari ko yabaye abusa muri system. Noneho impamvu namubwiye naramubwiye mwaretse mukazabitubaza ejo tukabiba ejo twazindutse bigaragara ko turi present. Impamvu namubwiye gutyo nuko hari systeme bayize kuza bayiduvuyemo batubwira yuko umuntu afite 0 nta yindi raporo bamutangaho nyine ukaba yasi. Yego. Ubwo rero njye nabimusabye kurikira ukuntu yari yaraduhuguye yuko umuntu wasibye nta yindi raporo bamutangaho. Ubwo njye natekereje ngo wenda abagiye gutanga raporo kandi mwibutse we ahita bifata nabi rero ugahita haguruka ahita ambwira ngo none nagukubita. Nanjye nyine nk'umuntu wize atekereza gusa umuntu ngo yankubitira
namubajije ngo si kuko wankubise tugoze wankubise ati njyewe mu bantu ukinisha ntabwo ndimo, ntabwo ari wowe ushinzwe kunkorera akazi. ubwo noneho arangije arakomereza arazita ati njyewe ntabwo umuntu ucokoranya barazamutse aranyegera ati aranyegera ahita aza. noneho mbonye yanyegereye koko ndavuga ati noneho ngaho ngubita kivuga iryo jambo iki zahise zikora aho ngaho. warakubiswe akabwana imbere y'abagenzi bawe? imbere kibari wenda batari n'imbere y'abagenzi banjye gusa nta n'ikibazo cyari kuba mu kirekire kuko abagabo wenda bari no kubihisha. yego. noneho ati nsohokera hano mu bintu cyane. noneho nk'umuntu wari ukubise ndavuga nisohoka abana barambona yuko ndi no kwikiza. niba nta banga zirimo wariye nk'inshinga zingaho aho ngaho? n'itatu cyangwa ine n'ubundi kubara ntabwo nazivuga ngo nabara kuko icyo gihunga kidakira. none ubwo kigenze gutyo nyine bahita bansohoye imigeri bari kunkubita imigeri n'ibiki banjugunya hanze aho hanze. ibyo byarabaye abana bo muri pirimeri bari nk'aho hafi nyine mu mashuri kubera hari nk'ishuri ndakeka ni ishuri ryari rihari ririmo ibirahuri birebire abana barabibonye byo muri P4 bagukubita bagusurana n'imigeri. ahasigaye noneho hari n'abandi barimo bari nko hanze ubwo nabo bashobora kuba barabibonye ndetse ntabwo mu kigo habura nk'umwana uri kuva kuri tuwarete. birumvikana. mu yandi magambo wari uzize yuko umubwiye yuko atagombye kuba yakubaza ibitanago cyane cyane yuko yaguhaye 0 nk'umuntu wasibye kandi yaguguye neza yuko iyo umuntu ahawe 0 muri systeme abasa nk'umuntu udahari. icyo nicyo wazize cya mbere. ndashaka kutubwira imibanire yawe na directeur kubera ko numva n'ubundi harimo akantu. ubundi directeur wanyu nawe musanzwe mubanye neza cyangwa hari ikintu cyabaye kiri emotion mu mutazi muri we byamuteye wenda kwibona yakubise cyangwa se yakwatatse? ubundi ngewe mu kigo abantu bose tubanye neza. yego. ariko directeur iri opposite nawe nyine kuko we ahape y'abantu bose. unageze mu kigo mbese wenda uzakore nka byinshi twagere niho uzabyibonera nawe ngiye mbikubwiye wagira ngo wenda ndikumarabika kuko wenda yangu kuko yagukubise. haba hari ibyabaye nyuma y'uko kubitwa? haba ari ikintu cyabaye nyuma y'uko kubitwa kugira abantu bakurikiranye bayirenga 10,000 na bingahe bakurikire nation yacu? hari ikintu cyabaye wenda kigaragaza yuko directeur yarakoze ikosa wenda ngo guhamagara nyuma yaho akubwira ati byabaye byari bitunguranye wenda twiyunge cyangwa se mbabara mugenzi wanjye? oya directeur ahubwo ari kuvuga ngo umuntu wakubishwe station ameze gutya nyine ahubwo ari kunseka. kandi ukanyana guseka kugira ufate umwanzuro wo kwandikira RIB ya Jumba hariya kuri kaburimbo. abantu bahazi ni ku muhanda ndakeka ujya Kabaya. byagenze gute kugira ufate umwanzuro wo kubitwa cyane cyane ko ashizemo yuko byaguteye ingaruka ku kazi ndetse no mu mubiri? waba waravunitse waba warahungabanye mu buryo? mu kazi urumva abana bose barabizi. nageze mu kigo cy'uwo munsi abana bose barakomera. yego. ubu bigaragara yuko nyine bazi ko nakubiswe buriya guhagarara imbere y'umwana uzi ko wakubiswe ni ikintu nyine kitapfa kukorohera. haba ku murenge gitifu umurenge cyangwa se SI Secretary Education Inspector yaba abizi cyangwa se DOs babiri ari wa primaire ya secondaire baba abizi? yego barabizi. warabamenyesheje? yakimara ko nkubita narabahamagaye ndabamenyesha. aka kanya nta feedback wigeze ubona? bose baranyihanganishije bambwira yuko bazaza gukora raporo kwa mbere nejo. ubwo kwa mbere ni 11 wenda kwa maduka ni 11 dukoze umunsi ku itariki 10 ikiganiro ku itariki 10 z'ukwa gatanu. twibazaga ubundi directeur wanyu nk'umuntu ufite experience icyo kigo kiri ni cyo primaire na secondaire. ni ubwa mbere abakoze amakosa yo gushwana n'abakozi be bwite muri office ziwe? ni bisanzwe. we ni bisanzwe n'akamenyero mu mutuze nk'umuntu w'intare. ubundi yego. mbese njye nakubwira nimba nagutumira nimba nakubwira ati uzaze ukirenge cyangwa se niba kitaba. yego. kano kanya reka tugana ku musozo. wasaba iki akarere ka Nyabihu muri rusange uhereye kuri DOS wa primaire, DO wa secondaire, DDE nka ushinzwe directeur unité ya education ndetse na miya muri rusange komeye wundi
ikibazo gikomeye iyo mvishe ibintu nk'ibi ngibi we birakemuka neza, ukazamuka ukagera muri REB no muri NESA, wabasaba iki? Ni ikihe kintu wakwifuza kivuye kuri bo? cyo nabasaba ni uko bazaza bakareba ikibazo dufite nk'abarimu muri rusange, bakadukemurira icyo kibazo, noneho kugira ngo dushobore kugera ku ireme ry'uburezi, kuko ntabwo nyine ireme ry'uburezi ryageraho regiteri na mwarimu batumvikana. Yego, turagushimiye cyane. Ngira ngo abantu mwamudukurikiranye mwabyumvishe, uyu ni umutumirwa twazanye, twabwiye ko tuzatubabwira ibintu biri update, ariko cyangwa twabwira ibintu bisa nk'aho bifite ahantu bishingiye. Uyu ni umukozi mugenzi wanyu ushaka gukora mu bigo bitandukanye, department zitandukanye, yaba ari muri education cyangwa muri government cyangwa se mu bindi bigo byigenga, ariko ukazabona n'iki kibazo, wabyitwaramo gute igihe deje wawe cyangwa se umuyobozi wawe agukubitiye imbere y'abakozi muri rusange, imbere y'abo uyobora muri rusange, cyangwa se akakwandagaza? Ese ubundi stati hari igenga abakozi bo mu NEDIC by'umwihariko mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'ay'incuke ivuga iki ku mukozi uyoboye abandi igihe arwanye n'uwayobora amufite uburenganzira? Aka kandi ndagira tugane ku musozo, ariko nyandikira muri komanteri utubwire mu by'ukuri mwebwe iwanyu ni uko bigenda? Burya murakubitwa pe, ukemera gukubita kubera yuko nyine hari ibyo butumvikanye n'umuyobozi wawe. Ibi ntabwo ari umuco mwiza directeur, niba nawe ubikora cyangwa se ubikora, ibi ntabwo ari ibintu byiza ko byaguzabutesha agaciro one day, kuko buriya umuntu kubita nawe afite ingufu zo kuba yakwataka, kandi yakwatatse nawe yakomera nabi cyane. Njyewe navuga ni komeza guhangane mu nshuti wacu, kubera yuko no kugira indangagaciro yo kwihangana byo ni intwaro ikomeye cyane. Hari aho utabishobora hagashya. Nyemerera nkubwire ngo wakoze kubana natwe, ariko nsaba umuntu wese udukurikirana ubwa mbere yuko yakana subscribe niba ari ubwa mbere, ubundi agasharinga inkuru zacu, akanda like ku kiganiro cyacu. Ibi tweka ko abantu badukurikirana badukunda cyane, biratumutiva cyane. Utwandike tubwire inkuru batwaza gukorera, kandi mu bari inkuru wabisangiza ya muri iyo description y'ikino kiganiro, ukuramo iyo nimero utwandike kuri WhatsApp, tuzagukurikirana cyane. Bye bye, duhe mu kindi kiganiro. Ni wa muhungu wanyu kuri chaîne yanyu, kandi nkakuza nkayobora. Turagukunda cyane.